bandimwe kandi inshuti z'uyu muryango kubanzi ntabwo ndi umuhanga wo kuvuga ariko noneho mu bihe nk'ibi ngibi biba ari umwihariko ariko ndarebye nsanga nta wundi munsi mfite wo kuzavuga ku gihe cya Muringa. Rero Imana yo mu ijuru inshoboze kugira ngo mvuge ibindi ku mutima. Jewe aba ni abavandimwe banjye duhagararanye na mama wa Muringa, ni njyewe wagiriwe amahirwe yo kuba muto muri bo, ariko nagiye nca mu ngo zabo rimwe na rimwe ndererwayo. Muringa nanjye nk'uko anko we yigeze kuvuga yavutse mureba, ndi mu rugo iwabo, ndi mutoya ndi umunyeshuri ndimo kwiga. Muringa yakuze mureba, kugira ngo rero umwana akuru mureba arinde agera ahangaha kuri uyu munsi unanirwe kugira icyo uvuga, utazongera kubona ayandi mahirwe, mwakumva byaba bimbabaza mu mutima cyangwa n'abanicuza ikindi gihe cyose. Hari abantu twari turimo kuvugana ejo bagenda bambwira muri buri rugo rw'abavandimwe banjye nagiye ngirirwa amahirwe yo kugiramo abana genda nitirirwa, yaba ku muvandimwe wanjye Seka hari umwana we Bucura, ndibuka nkora mariage abantu baravuga ngo ni umwana nsize mu rugo, bari bazi ko ari umwana wanjye arahari hano. Haba n'uyu nkurikira Mary afite umwana, abatamuzi iyo bamubonye bahita bamenya ko dufitanye isano. Ni amahirwe nagiye ngira kuri Muringa, nubwo tutasaga ku ishusho ariko Muringa yari inshuti yanjye magara, ababyeyi be barabizi. Ntabwo ari ukubera yuko ari uyu munsi mpagaze kubanzi, murabizi ko ntari intyoza mu kuvuga. Noneho rero kuba nashaka kuvuga bitandi mu mutima ntabwo byakwemera. Muringa yakuze ari inshuti yanjye magara, ku buryo akiri umwana, kwa kundi umwana akora amakosa umubyeyi we akamuhana, yajyaga abwira mama we ati mpitike nigire kwa mami wanjye, agahita amwihakana. Ni ibintu bizwi muri uru rugo. Mfite akawodiyo yigeze kunyoherereza yifashijwe, kanyishe kananiye niko karimo kunyica, ndumva ijwi rya Muringa nkamwumva. Nagiriwe amahirwe yo kumusura akigera mu bitaro. Icyo gihe yarababaraga cyane umutwe, ariko yarumvaga cyumubwiye akemera. Gira amahirwe yo kumurambikaho ibiganza ndamusengera. Nk'uko mwagiye mukurikirana iby'uburwayi bwe, ku cyumweru yageze aho arijajara amera nk'ugiye gukira, yisabira icyo kunywa. Abwira mami we ati wabwiye ba anti bakaza. Pastor yampumurije kuko icyo kintu cyari kirimo kunkora ku mutima, ko yabwiye mama we ngo yambwiye nkaza kandi nangiza singeyo. Umunsi agenda twaraye twicaye dusenga kuri telefone, turimo kuvugana na mama we dufatanya gusenga kuri telefone. Ngira aho ndi recordinga kugira ngo nibura Ana amushyire iyo record ku musego wenda be yakumva ijwi ryanjye bigaragare nkaho nahageze. Twaraye dusenga burinda bucya, bigeraho mama we ambwira ati birasa nkaho birangiye. Amasaha yabitubwiriye nayo twabyukiye naho twagendeye. Tugerayo dusanga abaganga batarakonfaminga yuko Muringa byarangiye, bakirimo imashini kugira ngo bashiture umutima barebe ko wagaruka. Ariko bigeraho barakonfaminga baravuga ngo birarangiye. Izi nkweto nambaye ko harimo kubireba ni Muringa wazinguriye.
umutima wanjye warambwiye icyo gihe nicaye aho ngaho ndavuga ngo nziyambure ngende nzimugereke hejuru kuko kubaza Tabita yazuwe n'imirimo abadamu ngo bazanaga imipira yababoheye bakamugereka hejuru arazuka umutima wanjye urambwira ngo nzijyane nzimugereke hejuru ahari henda Imana yabona imirimo ye ikamuzuka ariko ndangije numva nta marangamutima numva ntabwo ndimo kubikora mu mbaraga zabyo ndabyihorera Ringaragiye akiri muto ariko imirimo y'igiye imuherekeje ndakomeza ababyeyi be najyaga nibaza impamvu tutamenyera urupfu ariko ejo bundi umupasiteri yandemye umutima arigisha aravuga ngo ntabwo twari twaragenewe urupfu ahubwo rwaje nk'igihano niyo mpamvu abantu batajya barumenyera ugiye wese bihora ari bishyashya rwaje nk'igihano ku Mana ntabwo twari twarabigenewe niyo mpamvu bihora bitubera bishyashya simfite amagambo menshi yo kuvuga Imana iturushije imbaraga iduhe guca bugufi n'ikindi gihe tuzahore duca bugufi imbere yayo kugira ngo twemere ubushake bwayo Muringa aruhukire mu mahoro kandi ababyeyi be Imana ikomeze kubaba hafi Murakoze cyane anti tuzakomeza kumwigiraho abasigaye kugira ngo muri mwanya noneho abavukana n'umuringa batera intambwe imbere Chantal niwe uri buvugire ariko undi uri bugire ubutwari nawe ntatinye kuvuga yareze dukoresha umwanya na Chantal Morisi Ana Noah na nyina wanyu yareze dukoresha umwanya neza amazina ni Chantal Rishona aba ni barumuna banjye Nura Uganda Mbarara Muringa ni inshuti yanjye cyane kandi kubwa Muringa bamaze kutubwira ko birangiye nabonye favor sinari mfite ibyangombwa sinari mfite ikintu cyose ariko uwo munsi aribyo nshimira Imana kugira ngo ndi hano Imana yaciye inzira mu munsi umwe nshobora kundi umwanya kuba ndi hano kubwa Muringa Muringa twarakuranye nabashe kumukarabya ninjye wari mukuru Muringa naramugahuriye namutwaraga ku ishuri ntabwo najyaga kumwakira ku ishuri ngo babaze ngo urinde barandebaga bakamenya ngo Muringa turavuka yandeba bakangwamo tukagenda mu muhanda tunezerewe njye nawe nabashije kubana nawe mu gihe cy'imyaka mito imyaka mikuru nabaga Uganda nkaza rimwe mu minsi mikuru ariko icyo nshima Imana ndakijijwe ndashimana kubwa anti Mutunge igihe twabanaga cyose hari umucyo waviriye muri rugo rwacu kandi nkashimira ababyeyi bacu ntabwo bigize badukubita kubera ko twagiye gusenga Imana Mutunge yanyuraga akajya gusenga nanjye nkajya mu ikanisa muri iyo nzu tugasenga Imana ndashima Imana ko Muringa yarakijijwe icyo kiranduhura umutima wanjye twebwe umuryango wacu ni Gatolika ikomeye ariko baduhaye uburenganzira bwo gusenga Imana twizera nabaga ngiye Rwanda for Jesus Ana kankurikira ntibatubuze kugeza uyu munsi Ana nawe azimana
basaza bacu nabo bazi Imana. Icyo ni ikintu zamura Imana icyubahiro. Muringa, Imana ko nguherekeje umunsi wa none. Muringa we, Imana iguhereza iruhuko ridashira. Nagukundaga kandi zahora ngukunda. Byiza wadukoreye n'umwana watworoheraga muri twese, n'umwana wari umutoni mu rugo, umumvira ukora imirimo yose kandi ukunda. Abantu barimo bavuga ngo kubera iki huzuye urubyiruko, ni urukundo rwa Muringa, nuko Muringa yagiraga umutima w'urukundo. Pastor, Imana igumugisha duhumuriza iyi minsi yose wabaga hano, hakaba iteraniro tukumva ijambo ry'Imana tugahumuriza imitima yacu igahumura. Abantu mwadutabaye, Imana ibahereza umugisha. Mwatweretse urukundo, mwatweretse ko tutari twenyine, mwatweretse ko n'Imana ituzi. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Njye nitwa Anna. Muringa ninjye yakurikiraga. Ntabwo ndi bumuvugeho byinshi, ndashaka kuvuga ku rugendo rwe rw'iminsi ya nyuma, ukuntu twabanye. Muringa hari n'igihe byashoboraga kumara byibuze nk'ibyumweru 2 tutarabonana ariko tuvugana. Ariko mu gihe cy'iminsi mikuru no mu gihe n'iminsi yikurikiye yose, Muringa twari kumwe. Muringa twagiranye ubusabane busa nkaho twasezeranaga. Muringa akampamagara akambwira ngo ko nkumbuye gusohokana nawe wanjyanye. Simugore hari akantu yapostinze iminsi mikuru yenda kugera, abaza abantu ngo impano bazamuha. Ndamubwira ngo uzajya aho ushaka hose n'ukunda mumpe biro. Araseka arambwira ngo ubwo ubwo ni wowe gucanga urambeshya. Ndamubwira nibyo. Ubundi najyaga mubeshya nkanamubwira ngo ubwo se ko urabyemeye. Ariko Muringa iminsi ya nyuma twayibanyemo neza, nanjye ndasubiza amaso inyuma nkabona ko koko twasezeranaga. Muringa agifatwa byari kuwa kane, yari ari ku kazi, aranyandikira arambwira ngo ndumva ameze nabi. Ndamubwira se byagenze gute? Arambwira ngo ndashonje, ngo inzara yanteye umutwe, ngo none ngo ndumva mfite n'isereri. Ntabwo nabitekerejeho kabiri kuko nigeze kumusura ku kazi, hari ahantu barya antumirizayo ibiryo. Ndamubwira nti babwire bakuzanire hanyuma umbwire kode yabo mbishyure. Ngira ngo yari ataranabituma ibyo biryo. Hashize akanya arambwira ngo ndumva ameze nabi, ntabwo yari inzara. Ndamubwira ngo jya kwa muganga barebe niba wumva umeze nabi, ndaje mpagusange nanjye nari ku kazi. Ngira n'Imana nari nakoreye hafi y'aho yari ari. Muringa ajya kwa muganga, namusanzeyo nsanga bamaze kumutera painkiller, umutwe ugabanyutse. Turavugana, muganga amwandikira imiti arataha. Kuwa gatanu nagiye ku kazi nsa nk'ubamo bize. Muringa aranyandikira ati kutabaza umurwayi uko ameze. Ndamuhamagara ndamubaza asomeze ute, arambwira ngo ndumva norohewe, ngo umutwe ndacyawumva ariko si cyane nk'ejo. Ntabwo twongeye kuvugana uwo munsi. Kuwa gatandatu nari bukore nkiryamye, mushiti we babanaga niwe wampamagara arambwira ngo Muringa yongeye yarembye, tugiye kwa muganga. Naramubwiye ngo ndaje mpabasange. Naritunganyije nanjye mbasangayo, nsanga bageze muri urgence. Muringa amaze kumutera painkiller, umutwe ugabanyutse ariko yararukaga cyane, nta mbaraga afite. Muringa afite isereri nyinshi bituma adashobora no kuva ku gitanda ngo ajye mu kagare tumusunike bamuhe icyumba. Yarihanganye arwana n'abaganga bavuga ngo mwakwihanganyeho gakeya nkumva meze neza. Abaganga baramwangira, ngira ngo bashaka gutanga umwanya. Tumushyira mu kagare, turamujyana mu cyumba, araryama agasinziraho gakeya, akambaza ngo turimo turagenda.
bamubwira ngo se tujya hehe, ngo numvaga musa nkaho musunika turimo kugenda kubera isereri nyinshi yari afite, akagera akanavuga ngo ndumva ameze nk'umuntu urimo kugenda mu cyobo kure. Kuva icyo cyumweru nibwo yongeye kujya ataka umutwe, ubundi yatakaga mu nda, akababara mu nda, ataka n'isereri, anaruka cyane kuko atari afite imbaraga. Umunsi wo ku cyumweru kwa gatandatu nimugoroba namusizeho gakeya nsiga asa nk'uworohewe, musigana na mama. Ngaruka n'ubundi akimeze neza kuko yagize agahenge nk'akamasaha 2 ameze neza, tunavuga ngo noneho umuti bamuhindura ishobore kuba urimo kumufasha, ejo tuzanataha cyangwa duhindure n'ahandi, kuko we yaravugaga ngo dushaka ahandi tujya. Ntibyatinze kwa gatandatu nka saa 3 arongera atangira gutaka umutwe ijoro ryose kugeza no ku cyumweru. Ku cyumweru tukabwira abaganga, tugerageza n'imiti bari bamuhaye yari yamufashije, biranga. Yirirwa gutyo umunsi wose ku cyumweru. Ku cyumweru nijoro bigeze nko mu masaa 6 Muringa biranga, Muringa araremba, atubwira ati uyu mutwe ndumva atari gusa. Akabwira mama ati byibuze wamfashije ukanyogoshera umusatsi. Tugerageza kumushirira amazi mu mutwe ngo turebe ko byagabanyuka. Ububabare bwe bwanze gushira, bamuteye imiti yose ishoboka yamugabanyiriza ububabare biranga. Akambwira ngo ana wasubiye yuko kukambwirira abaganga, bwari bwije, abaganga nabo bari abakozi izamu baragendaga bakiryamira kugeza nka saa 8. Ubwo nje na mami twabonye Muringa arembye nta kindi dufite cyo gukora, dutangira kumusengera. Turamusengera bigeze nka saa 9 Muringa ngira ngo kubera ububabare mera nk'umuntu ugiye uhereye, ntabwo yigeze yongera kutuvugisha. Ubundi yaratakaga wamubwira ngo Muringa ihangane, akakwikiriza ariko ababara akavuga ngo twarasenze, narakomeye kuva Muringa yagenda. Ntabwo nigeze niheba ngo ndire nk'abandi, ngira ngo bari bazi ko ari trauma, ariko njye nakomejwe n'amasengesho Muringa twamusengeye atuma nizera ntashidikanya ko Muringa ari ahantu heza. Turababaye kuko tutazongera kumubona byiza igihe cyose yabayeho, kugira ngo n'igihe muvandimwe we cyo kwa Nowa Maurice we ntiyakundaga kuboneka, twamubaga hafi, twagiranye ubusabane cyane nawe. Ntabwo nicuza igihe cyose Muringa yabayeho kuko yambere umuvandimwe mwiza. Imana imuhe iruhuko ridashira. Mfashe imbaraga kuri Muringa. Muringa umushiki wanjye, Efora ni Chantal, hakurikiraho Ana, hakurikirwa na Muringa nawe akaba Bucura. Muringa yakuze nk'abandi bana bose twese mu rugo, ariko hari ukuntu muba muvukana muri abana uko tungana gutya, ariko ukagira umuntu umwe mukundana mu bavandimwe bawe. Muringa twarakundana. Muringa atangira ishuri nta wundi muntu wamutwaraga ku mushumba mwiza, ba mami barabizi. Atari njyewe Muringa ntabwo yavaga ku ishuri. Nahaze Saint Patrick Muringa aranga, bamutegera n'akagare ati ndajyanaho na Maurice. Muringa ari umwana yigeze kugiraho ikibazo, ararwara. Arwaye agezwayo, kugira ngo mame wari buze kubivugaho
sinabibasha ntabwo bivuga cyane. Agezwayo hahandi hanyuma yakomeretse mu nda, tubibona nyuma byaratinze baramubaga. Kuva icyo gihe amaze kubagwa, kwa kundi abana bajyaga muri vakansi, ikiruhuko kigeze avuga mami turashaka kujya mu Mutara, mami turashaka kujya kwa Anti Mutunge, ntabwo Muringa yagiraga bamurekura tutari kumwe. Nari narabaye nk'umurinzi we, muhora iruhande, yarakubaganaga. Muringa yarakubaganye cyane, akavuga nutajyana na Morisi uri we, nawe akabyemera kandi akabishaka, kuko ninjye wamurebaga buri kanya, namuhozagaho ijisho. Muringa atagira ikibazo, Muringa adahura n'ikibazo. Mvuze kuri Muringa bwakwira bugacya, ariko uyu ni wo munsi wa nyuma ngiye kumuvugaho turi kumwe. Muringa ejo bundi iminsi mikuru yegereje, na mbere yaho yakundaga gupostinga utuntu, arapostinga, ndamwandikira ndamubaza biti, iyo ugiye kuri status ugapostinga utabanje kumvugisha uba wumva nta kibazo ufite? Arambwira ngo more, ngo mba nagupostinze mbere ngo utanabibonye, ngo ibi ngibi nibyo ubonye, njye mba nagupostinze mbere. Hashizeho harimo mu matariki nk'abiri y'ukwezi kwa 11 kugira ngo acamo iminsi tutavugana, twongera kuvugana iminsi mikuru yenda kugera. Aransanga ngo more, washatse umwanya tukazajyana i Nyamata gusangira na ba mami iminsi mikuru. Ntabwo nanze kumuhakanira, narambwiye ngo nzabireba, ariko nari mbizi ko ngiye bitazankundira ko naza. Ndamubwira ati nta kibazo tuzajyana, kurinda no kugeza ku munsi wo kuziraho. Muringa yari azi ko tuzazana, nanze kumubwira ko tutazajyana. Arambwira ngo iminsi mikuru ndashaka kuyisangira nawe na ba mami na Nowa na Ana, niko yari yabyifuje. Ngira ngo barabizi, yari yabidupropose, niwe wazanye iki gitekerezo. Ku munsi wo kuziraho kuri Noheli yarampamagaye, arambwira ngo more, ngo tugende. Arambwira rero muri ntabwo bikunze, ariko genda, nugerayo turavugana kuri video call, dusangire tuvugane na ba mami, ariko njye ntabwo bikunze ko tujyana. Muringa yarababaye, arambwira ngo ntabwo nari nzi ko wabinkora. Arambwira ntabwo mbikukoze, ni akazi. Arambwira ati nta kibazo. Muringa yaraje, yasangiye na ba mami na dadi Noheli hano. Cyagaragaraga Muringa, ngira ngo uyu muntu yenda kugenda byiyumvamo. Muringa ari ahangaha twaracataga kuri chat, yashatse kumamagara kuri video ko nande bukaza, ariko nkabura ukuntu tuvugana, tugacata kuri chat. Akambwira ati mami sha yanekeye, uzi ko ngo mami yongeye kunekera nka kera. Nubwo se byagenze gute? Ngo njyewe ndabona ari nka bya bindi bya kera, ngo twese tukiba hano. Umuntu yenda kugenda arabyumva, Muringa yarabyumvaga. Arambwira ngo urapfiriwe kuko mami yagutekera. Arambwira nzaza nanjye azanekera. Ngo yakundaga kugiramo akantu ko ngo uzizana se? Arambwira oya tuzajyana. Bikiraho Muringa njya kumenya uburwayi bwe, yafashwe kwa 4, sinabimenya. Buracya kwa 5 mama arampamagara, yampamagaye nka nimugoroba masaa moya, duhamagara na Sheri, ngo bite Sheri? Ntabwo ni byiza shusho, umeze neza? Nawe ameze neza. None se ngo wamenye ko mushiki wawe arwaye? Ninde? Ngo Muringa ngo ejo yafashwe n'umutwe ngo ararwaye. Ntabyo narinzi. Ndamuhamagara hano, ndamubaza ibintu mama ambwiye koko nibyo? Arambwira ngo
Muringa arwaye umutwe. Kuwa gatandatu umunsi wose nari ndi ku kazi, ariko navuganye na ano umunsi wose umunota ku munota. Ngira ngo yangaga kumahamura, nkamuhamagara nkamubaza Muringa ameze gute. Akanya kamwe kambwira ngo nta gihinduka. Arababara cyane se? Ngarababara cyane. Imiti se barimo kumutera. Ashira nk'iminota 30 nkongera nkamuhamagara. Ana Muringa ameze ati ngo ndabona asinziriyeho. Nje ngakomeza mvuga ni wenda ni bya bindi ni umutwe, basanga yakoraga cyane ari stress. Nkumva bukanya ari bumbwire ngo turasezerewe. Bwari ijoro ryose cyo kwa gatandatu uracya. Mami yampamagaye nka saa 12 za mu gitondo, ambwira ngo reka mushiki wawe ntago ameze neza. Ati dushakire ugana no ku kazi kanyu, badushakire transfer tuve hano tujye Kanombe. Ndabona hano byanze. Narabigerageje, mpamagara mu buyobozi bwanjye ndabivuga, baramfasha bamugeraho Muringa. Ngira ngo nabo babonaga bitari grave, bumva umutwe, bamuhindurira imiti. Hakaba no ko yaribwaga no mu nda, baravuga ngo imiti bamuteye ishobora kubitera igifu. Umuntu urwaye igifu ntago ajya yimwe. Bamuhindurira imiti imugabanyiriza n'ububabare bwo mu nda. Muringa nka saa 12 nahamagaye Ana, arambwira ati ndabona abaye neza, ndatangiye no kwaka icyo kunywa. Yansengera ngo ji na macedoine, nashaka kurya macedoine. Numva ngaruye icyizere, ndavuga ati Muringa arakize, mu gitondo barabyuka basezerera. Ariko abaganga baravuga nakomeza gutyo mu gitondo baramuha transfer Kanombe. Ariko ngiye bya transfer nari nayivuyeho, numva Muringa yakize. Mu gitondo ndi buhamagare bambwira ko babasezerera. Nararyamye mbura ibitotsi. Na saa 8 numva ndashaka guhamagara mami. Abo bavuga ijoro nabona muhamagaye se kugira ngo wenda mfite n'ubwoba nihagararaho. Ijoro ryose ntabwo nigeze nsinzira. Nari mfite telefone mu ntoki, ngiye kubona mbona nka saa 10 mama arampamagaye. Navuga iyi telefone ntabwo ari iy'ubusa. Iyi telefone ntabwo ari iy'ubusa. Natinze no kumwitaba, arabizi. Ndabanza ndayireba, nyinda kumwitaba. Mwitabye arambwira ngo Morisi Muringa birarangiye. Tanga kubyemera. Ngatera mama barebe neza, ntabwo Muringa apfuye. Ngo Morisi ngiyakire Muringa birarangiye. Ambwira oya, nyuma Ana vugana na Ana. Ana yari yabaye nk'igiti, arambwira ngo arapfuye. Mpamagara video call. Arampamagara, tuvugana kuri video call. Ndeba Muringa barimo kumwambika. Ntabwo nabyemeye. Ngira umugisha, barandekura njya kumureba kwa muganga aho yarari. Muringa ndamushona, niyinyeganyeza. Muringa mukora ku jisho niyahumbye. Ndavuga ngo bya bintu bishobora kuba. Ariko wumva akanya gato ntabwo Muringa yaba apfuye. Kugeza no kuri uyu munsi
nemeye ko Muringa Chantal aba Uganda twakunze kubana yewe Ana Nowa na Muringa Nowa ni impanga na Ana niwe basa nanjye nari impanga na Muringa kandi njya muranabireba turasa aba nabo bagasa basaga njyewe Muringa na Chantal nabo bagasa mu buzima mbuze umuvandimwe mbuze mushiki wanjye mbuze inshuti mbuze impanga yanjye birababaza no kubyakira ariko sinshidikanya ko Muringa atari mu ijuru Muringa ari mu ijuru Muringa ari mu ijuru nahoranaga ubwoba buri munsi Muringa yari kutazarama nahoranaga ubwoba buri munsi bwa Muringa yabamagara numva umutima urasimbutse kandi nta kindi kintu agiye kumbwira ari ukunsuhuza kumumbura Muringa nta kintu na kimwe yajyaga gukora atabanje kumbwira kampamagara kambura akansigira message nkaza naniwe sinayisubize nkayisubiza nyuma cyangwa kongera kuhanyongeraho n'indi atari kubwo nabwo wabonye message yawe so kaneke kwizima mu magambo navuga no kugeza igihe nazi kuri Muringa ariko nta yindi nzira iyi niyo nzira yacu twese Muringa uruhukire mu mahoro uradusize ariko naho uri ni heza bane guhera ukoresha nanjye nitwa Nowa njyana nshaka kuvuga gato ku bucuti bwanjye n'urukundo hagati yanjye na Muringa Umuringa twari inshuti ku buryo abantu babaga batazi ko tuvukana babaga bazi ko dukundana ku buryo umusore ashobora kumufuhira afuhira njyewe umuntu mwifotozanya mutyo ninde buri gihe Muringa dukundana ku rwego sinzi ukuntu navuga ari umuntu tugirana amabanga byo mu rugo baranabizi mama arabizi ku buryo bashakaga njyewe mama yashakaga kumana ntabwo yahamagaraga Umuringa atari kwakibwira nawe gutya kari we inshuti y'amagara ari we muhorana muhubana buri munsi sinzi uko njye ntabwo kimwe cyajyaga gishira Umuringa tutabonana nta na rimwe pe Umuringa ndibuka umunsi wa nyuma duherukana twishima cyane ku itariki 31 z'ukwa 12 navuye ku kazi nimugoroba arampamagara cyangwa mu rugo abana bashite Junior arabizi yari ahari Muringa tuyishima turararana ndaye mupfumbase ijoro ryose iki kintu nitwa kugenda nibwo muheruka no kumufata kumuyambira byibura araye mupfumbase ijoro ryose mu gitondo abyutse ari bonane ajya ku kazi agaruka saa 9 umunsi wose turongera turawumarana ubwo niba simuherukaga Ana yagendaga agiye kumureba kansiga ku kazi ngataha bwije ku cyumweru baje gufata juice yo ku kazi n'imbuto yari atumye avuze ko arizo ashaka ibyanyuma batwaye
Junior yarasohotse niba arusha kwifata asohotse amarira aramanuka mu maso yanjye ntazi ikintu kibaye. Umusore witwa Kevin dukorana niwe wambaje ise no ubaye iki avuga ndumva nameze neza gusa. Naratashye cyamye nk'igiti ko nakangutse saa 11:40 ngira ngo nsangamo missed call za Ana. Mama yampamagaye inshuro nyinshi mbonamo na Morsi yampamagaye, nta kindi kintu natekereje namwe navuye mu rugo nanjye sinagutekereje. Nazamutse niruka ngo numva bidashoboka. Ana ndamuhamagara, namuhamagaye ndi mu nzira nzamuka njya gushaka moto, arambwira ngo no ibyo nyaruze kuri papa. Nzamuka nirukanka nuko mfite igihunga ku mutima. Iki nabonaga muri ngasanzwe nimubona, nabonaga asa n'usinzira ari bukanguke, kamwegera mujya kwitama ndamusoma ndamukoraho hafi. Nanjye mbona ko byarangiye. Ariko n'iyi saha ninjiraga mu nzu hano kuri ku kiriyo nareba ifoto ya Muringa nkabona aracyari mungana, ntabwo Muringa niba twakundanaga njye n'ubu ndamukunda cyangwa mu yindi rimwe uzakorera bimubwiye arakurange basinze kubwira ndabizi kandi urumva ugiye kubigaragaza. Byiringiro no kubaho twiteguye kuko ntawe uzi umunsi, kandi uko mwabyumvise iyo Muringa aje tega akaboko. Mureke rero ubuzima bwacu Umwami Yesu, kuko niwe nta muntu badasengera iyo igihe cyo gushyingura kigeze. Ikigaragaza ko twese twemera ko Imana ariyo iruta byose, kandi niyo tangiriro kandi niyo herezo y'umuntu. Rero gahunda igezweho ni ubuhamya. Dufite isaha imwe yonyine, noneho tukabona kwerekeza i Rusororo guhera saa 7. Ndasaba mukuru w'umuryango tubimburire. Umuryango aravuga ijambo, aravuga amateka, noneho aze kongera agaruka inyuma adusozereza. Ubu ngubu araba atubwiye amateka, avuga ijambo rito. Mwongeye kwijurwa. Mwongeye kwirirwa. Mukomeze mwihangane, niko bimeze. Uyu mwanya ni wo kuvuga amateka magufi y'ubuzima bwa Muringa. Rero Muringa yavutse mureba, avuka ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 1996. Yavutse ari umwana mwiza. Ababyeyi babyaye muzi iyo ubyaye umwana ukamurera neza, akazamuka umureba, agashisha, akagira igikuriro,
wumva ufite neza mu mutima wawe, niko Muringa yavutse ameze, aba umwana uteye imbabazi, umwana uteye imbabazi. Agiye kure nta mateka maremare afite kuko ntabwo Imana yabishatse. Twari tumwitezeho nk'ibyo abandi bose ababyeyi bitega ku bana babo, ntabwo byabashije kuba kubera ko nk'uko izina rye yitwa iyo Muringa aje tega akaboko. Akaba rero yarize amashuri abanza ku ishuri hariya mu Kagarama ryitwa St Patrick, ahigira kiburamwaka icyo bita nursery school, ahigira na primary, arangiza neza nk'uko abandi bana bose biga, ndetse aza akajya azana amanota ashimishije ababyeyi. Arangije aho ngaho yakomereje mu ishuri rya segonderi. Ubwo ababyeyi bari bamaze kuva mu Kagarama aho bari batuye, baza hano i Nyamata, bituma Muringa akomereza mu ishuri rya secondary school rya Nyamata High School. Yahize kuva umwaka wa mbere segonderi ageze mu wa gatatu ibisanzwe, akomereza ku ishuri ryitwa Apebu High School, naho arahiga arangiriza neza. Hagati aho ngaho hacamo akanya gatoya, ariko ari ku bavandimwe be ariho aba. Ni bya bindi iyo uri umunyamugisha, iyo uri umwana witwara neza, iyo uri umwana usa neza, nta kabuza nk'uko mubona tumuzungurutse ahangaha, niko n'ubundi atigeze abura umuntu wamubwira ngo nubwo ukiga ariko ushobora kubona akazi ka kandi benshi dukunda kwita ngo ni ibiraka. Muringa arigeze abura ibiraka, kandi muri iyo myaka ngewe uvuga ndi se wabo, twabaye bugufi n'umuryango wa Muringa. Twabaye, sinzi uko nabisobanura, ariko ababyeyi barabizi. Iyo ababyeyi babanye neza n'abana babana neza, n'abana bakamenyana, abana bagakundana, n'ababyeyi bagakundana, ukabona byose ni byiza gusa. Muringa rero wenda nagereranya, hari ibyo pasiteri yamvugiye, bisubiyemo nabivuga nabi. Iyo haza kuba nk'ikintu cyatuma tumugarura byari koroha, ndabizi. Hari naho Bibiliya ivuga, ntabwo ndi ntabwo nzi, sindi umupasiteri, ariko ibyo muri Bibiliya bimwe na bimwe njya mbimenya. Hari aho ngo Yesu wagejeje imyaka 12 ngo yarashimishije imbere y'abantu n'Imana. Ngewe mfite ubuhamya, kubera ko aya magambo mvuga ni amagambo n'ubwenge Imana yampaye, ni nayo mpamvu nayitangaho ubuhamya. Niba mbeshya izangirire nabi, ariko nk'umubyeyi uzi Muringa yaranejeje imbere y'abantu n'Imana. Ku itariki ya 8 y'uku kwezi turimo, ariko bitaragira aho ngaho, navuze yuko yakomeje kugira amahirwe yo kubona ibiraka bimufasha nk'umwana w'umukobwa, kandi akaba bugufi n'ababyeyi. Nababwira ko Muringa hari abo yasezeye, wenda ntibabimenye, ariko yarabasezeye, kuko kuri Noheli kuri 25 z'ukwezi kwa 12 niwe mwana
wo muri uyu muryango wabashije kuba bugufi, araza uretse n'ababyeyi be n'abaturanyi, njye ntabwo mbazi, iyo nje mbanje ahangaha ntabwo sinamenya abaturanyi bose uretse bamwe na bamwe, ariko mu buhamya bavuze ko Muringa bariho abasezera batabizi, abagusha neza, abaha impano arazibaha, arangije arigendera. Rero agiye atari umwana wandagaye, ari umwana wibeshijeho n'ikimenyimenyi, mwese murabibona. Yakoraga ahantu kuri Enterprise, nibagiwe akazi naho gatoya, yitwa Terasa. Muri iki cyumweru cyose tumaze ahangaha abayiyoboraga twifatanya nabo ahangaha, batubwira ukuntu yari umwana w'intangarugero, ariwe bagenderagaho bose muri iyo bizinesi. Ikibabaje rero, simbivugira yuko ari umwana wanjye, nuko yari azi guhitamo. Yari agiye kujya muri universite, asanga amasomo yashaka gutwara, aravuga ati wenda aya masomo hari ubwo nayakurikira ntazambyarira umusaruro nk'uko mbyifuza. Ubu tuvugana yiteguraga kujya muri University of Kigali. Imana ntabwo tanga uko ishaka, ntabwo ushaka kugira ngo niyuzimbe mu magambo, nuko ubuzima bwa Muringa bugufi. Muringa nka wa mwana aradutunguye, ariko ndizera ko unyizera wese tuzabonana. Murakoze. Nitwa Augustin, ndi kumwe na bagenzi banjye bafite intege nke ariko bari hano inyuma. Twihanganishije umuryango w'Umuringa Liliane, twakoranaga muri kampani yitwa Terasa. Liliane atuvuyemo hakiri kare, murakoze cyane, atuvuyemo hakiri kare, kandi yari umuntu ukundwa mu kazi, yari umuntu ucisha makeya, yari umuntu, ikintu bita time management nicyo kintu ndamwigiyeho, no kumenya inshingano ze mu kazi kandi neza. Muringa Liliane ntabwo yarwaye igihe kinini cyane, kandi yafashwe ari mu kazi. Mugenzi wacu aramuherekeza amujyana kwa muganga, tukajya mu ibintu byoroshye, biradutungura uburyo agiye, ariko dukomeje mwese muri ahangaha n'umuryango we. Muringa Liliane turamukunda, tuzahora tumwibuka. Murakoze. Reka mpereze umukoresha wanjye nawe agira icyo avuga kuri uyu munsi dusezera umugenzi wacu. Murakoze. Murakoze Augustin. Nanjye mu izina ry'umuryango cyangwa se by'abantu dukorana, nihanganishije umuryango wa Muringa. Augustin arabivuze, biragoye kubyemera. Icyambabaje kurushaho nuko nubwo Umuringa twakoranaga, bya bindi by'ukorana ngira ngo ni n'isomo rimwe na rimwe tugomba kwiga. Ntabwo nigeze kumubaza Umuringa iwanyu ni hehe, arambwira ati wacu ni Nyamata. Akeka yuko Nyamata ntabwo ndavuga ngo wenda iwabo Umuringa baturutse i Burundi ntabwo nabamenya, turekera aho ngaho twongera kuvuga. Cyambabaje umunsi yitaba Imana nibwo namenye umuryango wa Muringa. Usanga zibankobe z'abantu benshi bo mu muryango, ntacyo twavuga. Biragoye kwemera ko Umuringa twari turi kumwe ku wa kane ari mu kazi ameze neza, yewe ari byo umukobwa mwiza, uko yari mwiza ku isura niko yari ameze n'umutima. Ndashaka kubwira umubyeyi Rugwiro na madamu we, mwari mwarabyaye umwana mwiza w'umutima mwiza, uko yasaga ku isura niko n'umutima wari umeze.
twamukundaga yakoraga akazi ke neza. Hari abantu benshi bajyaga baza kuri interprezo dukorera atari ko uyu mukobwa mwiza mwamukweheye. Hari abantu benshi bumva yuko uyu mukobwa ari mwiza cyane, hariho wenda akazi atakora, ariko Muringa akazi kose yagakoraga kandi agakoraga neza. Turabihanganishije, hari aho tutagera n'Imana yonyine yahagera. Mukomere cyane, twamukundaga tuzaguma tumukunda. Muringa turakwizeza ko tuzaguma tugukunda, tuzagukomeza dukunda ababyeyi n'abavandimwe bawe twari tuzi gusura ku kazi twajyaga tubabona. Muringa yararwaye umutwe, yavuye mu kazi yumva ababara umutwe, ati ngiye ndibuka nje mageze nabajije umukozi wundi arambwira atagiye atababara umutwe. Namwira Muringa, ndamuhamagara urebe wipime covid, urebe ko covid imeze nabi muri no minsi. Barambwira bati covid nabi. Urabyumva umutwe gusa ntabwo watekereza yuko ni mutwe w'udusezera muri kugira ngo pasiteri yabivuze neza. Ntabwo tuba tuzi igihe tuzavira neza, ntabwo natira ko dusezera muri uyu munsi. Katuve kubarambira, ukomere biragoye kubyumva. Iyo uri umubyeyi ufite umwana ageze hariya yarashatse kujya kwiga, niko twaranaganiriye, ndamubwira uzajya ukora amasaha makeya. Akoraga amasaha makeya umwaka ushize wa 11, hanyuma utangire ugira amasomo ya university. Ndababaye cyane, turabihanganishije. Muringa, Imana ikwakire abamarika bawe kuko uri marayika ugiye mu bandi. Yateye intambwe imbere Junior kaza nawe akoresha ya minota 5. Ndabashoje mu izina rya Yesu. Ni ukuri yewe papa Muringa na mama Muringa dufitanye ubumwe. Rero ntabwo nava ntagize icyo mvuga. Vuga ngo njya kumenya urupfu rw'uyu mwana nabikiwe n'umudamu wanjye yagiye Nyagatare. Rero arampamagara arambwira ati uzi ko Ruwi yageze ibyago ntibiki, ati umwana we yitabye Imana. Birangije ndamubaza asubiguye n'iki, ambwira ngo ari Kamara niwe bahamagaye. Rero Ruwi jewe mubereye nyirarume kandi umudamu we akaba mubyara wanjye kuko ni umukobwa wa Masenge. Birangije buriya umuntu mbega ni mugari. Inomero ya Ruwi nayo nyifite, y'umudamu we nyifite, ariko natinye guhamagara ko nabuze ahantu hahera. Rero bantu muri aba mwese ndabashimiye, mbereye kuri pasiteri umurimo wawe ukora Imana izaguhembere kubera ko uri umugabo usobanutse. Iyi si ntabwo ari iyacu, rero n'urupfu narwo ruza ku buryo butandukanye. Nicyo gituma ubona tutajya dushobora kwihangana, yaba ari abato cyangwa abakuru. Ariko urubyiruko muri aha icyo mbasaba ni urukundo, ni urukundo, nimukundane. Hasigaye ikindi mujye musaba Imana kugira ngo iyi si turimo muzayigendemo neza, igihe nikigera mutahe mwemye, kubera ko n'ubwo buryo iyi si tuyibayemo. Rero nihanganishije Ruwi n'umudamu, ni ukuri mukomere, kandi Imana yo yonyine iminsi dushigaje cyangwa tuzabaho niyo ibiyizi. Rero n'ubwo buryo nanjye nashatse kugira ngo nabibwira rega, kubera ko urugero
ni ukuvuga hari abana benshi aha ngaha bo mu miryango ntarinzi. Rero nabamenye aha ngaha ni ubwo buryo mpagurutse ngira ngo bihanganishe mukomere, kubera ko turiho kubw'Imana kandi aho izashakira cyangwa se ihe izatujyana n'iyihadi. Urupfu rero ntabwo umuntu yabona ukuntu yaruvuga, kubera ko uko tubayeho nuko yakabaye nibura hari uwatashye yarangiza akagaruka akatubwira ati nyamara ntimugire ubwoba, kubera yuko hariya ahantu tujya ni heza, nta bwoba twakabaye tugira. Ariko Imana yo yonyine irihanganisha kandi ibakomeze. N'ayo magambo yanjye murakoze, Imana ibahumugishe. Murakoze cyane, ihangane nk'iminota 5. Urakoze. Nitwa Junior cyangwa se Mbaraga Alex. Umuringa yari inshuti yanjye, irenze inshuti yanjye. Hari igihe biba bigoye nyine kubyakira, ariko tugomba kubyakira. Yaragoye nyine uko wenda bivuze, agenda mu gihe gito cyane gishoboka. ngira ngo ni pastor cyangwa se nkuko bivuze, yagerageje gufulfill mu minsi ya nyuma, yakoze igishoboka cyose kugira ngo umwegereye anezerwe. Ni inshuti itaragoraga kugira inshuti, kuko uramutse uri inshuti ukamwereka inshuti zawe, byarorohaga ku buryo wasangaga abo bantu barabaye inshuti ze kukurusha. So njyewe kuri njye ku giti cyanjye ndabimushimira, yarabanje arankunda ku giti nkanjye, ndetse ankundira abantu bose bari banyegereye bose, hano mwakuyemo, ndetse abakunda cyane, abitaho cyane. Imbuto yeza kiri ku isi, umusaruro wazo ni nguyu. Nuko turi hano, hari abantu baruta abangaba inshuro 3 bagiye, basi Imana iyo mirimo yonyine imwibukira. Njya mvuga ngo niba umuringa yari n'umunyabyaha, umwiba cyane, n'abantu bataha karibu mu nzu, Imana izagendera ku mirimo mike yakoze myiza, n'umutima mwiza yageraga mu ijuru. Akantu gato ndakuvuga, twe turi ku isi twakora iki? Yego we yagiye, ntabwo yagaruka, ntibyakunda. Irusororo turasiga dushyizeho itaka, ubu ni umunsi we wa nyuma ari hejuru y'ubutaka. Wowe usigaye ukoze iki? Urakora iki? Yanyigishije ikintu bita kubaho nkiriho. Kubaho ni ukubana, ukabera buri umwe wese urugero, ukabera buri umwe wese imbuto nziza. Izi ni inshuti zanjye zose ziri hano, ziri inyuma, hari inshuti zanjye nyinshi, umuringa marayika wanjye rwose, Imana igutuza heza. Hari umuntu umwe wambwiye ngo impamvu yapfuye ku wa mbere, yagiraga off ku wa mbere, nyine yararuhutse. Naranamwize ndavuga wawo, siko byaba ari byo. Imana yamuhaye nyine ikiruhuko ku munsi w'ikiruhuko. Ku wa mbere wasangaga ahantu haba huzuye abantu from nowhere, baje gusaba ko bari kumwe kubera imbuto yeraga. Twera imbuto nziza tukiri kuri iyi si, nyuma y'aha ntabwo tuzi ibyo kuko bigenda. Nta muntu n'umwe kuri iyi si uragenda ngo agaruka atubwira ati yewe hari ahantu hameze gutya na gutya. Wenda rimwe nzegera umupasiteri mubaze, abapasiteri bagira ihishurirwa, ese kuko roho y'umuringa nk'ubu arimo aratureba basi, arimo aratwumva se? Mama warakoze kubyara umwana mwiza, warakoze kubyara umuringa, papa warakoze kuzana marayika ku isi.
mwese ndabakomeza kandi mukomere. Uyu ni umwanya mwiza wo kurwana kigabo tukamuherekeza mu mahoro mpaka aruhutse amahoro. Namusezeranyije kuzamukunda nkamukundira nabi n'inshuti ze. Ibyo byo nzajya mbikora ubugira kabiri, nzajya mbikora hanjye nahe. Mbasaba nanjye abazabishobora muzankunde ahe, njyewe hanjye ho harafunguye. Imana ibahe umugisha. Mwakoze gutabara umuryango wa Papa Muringa na Muringa, mwakoze gufata mu mugongo. Ntekereza ko yabahagaze hano abababwiye ngo arabakunda, so ndabakunda mu mwanya we kandi nizeye ko ahari ari heza kuko ari mu mitima yacu kandi imitima yacu ni myiza. Imana ibahe umugisha. Junior arakoze na bagenzi babo. Nasaba uhagarariye ababyara bose b'Umuringa. Mwiriwe. Reka nsabe kazi nisi mwese muzana. Munyihanganire. Shata. Reka mbanze nshimire Imana yo nyir'ububasha n'ubushobozi yo yadushoboje byose. Biragoye kugira ngo ubone icyo uvuga cyangwa ubashe kugira icyo uvuga mu mwanya nk'uyu nguyu, biba bigoye cyane. Mbere y'uko ngira wenda amagambo atatu nza kuvuga, mbahagaritse hano mwebwe barumuna banjye, harimo n'abandi njyaye, mbahagaritse aha ngaha kubera impamvu. Ntabwo mfite kubahagarika gusa ngo mungaragire, oya. Mbahagaritse ngo murebe iburyo bwanyu n'ibumoso bwanyu, murebe n'inyuma yanyu, buri wese agira icyo yiga. Umuringa ababereye isomo. Isomo iyo tuvuga ngo isomo si uko wize PhD, ufite masters, ufite n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko hari icyo bita vie sociale, social life. Byonyine irahagije kuba mwagira icyo mukuramo hano. Nicyo gitumye mbabwira ngo muze muhagarara aha ngaha. Ikintu gikomeye cyane iyo urebye aha ngaha ukora abantu baje kudufata mu mugongo, baje guherekeza cyangwa se baje kumusezeraho, harimo amasomo menshi. Mufate umwana, mufate umwana, mwicara, mugende kwicara, mugende kwicara. Mutware kwicara, mwicara. Sorry. Nibyo niko bimeze, byihanganire. Icyo navugaga ngo mwebwe barumuna banjye, uyu mubyara wanjye atubera isomo twese. Ubu nimwe ndimo mbwira, mubanze murebe umubano yari afitanye n'abantu. Hano harimo abantu bakuze, harimo urungano, harimo n'abana barimo nk'aba ngaba bakirira batanibaza ibyo ari byo, bataranumva ibyo ari byo. Icyo bivuze, mbahaye umukoro buri wese atekereze igikwiriye gukorwa no kugira ngo dutere cyangwa se dutere ikirenge mu cya Muringa. Hari isomo duhaye ibyinshi rero ntabwo nibizimba amagambo n'amagambo. Ibyinshi babivuze, hari pastor yabivuze ni byinshi, ejo ibyo abantu bagiye bavuga ni byinshi bitandukanye. Biragoye kugira ngo mbone icyo mvuga.
kuri Muringa. Biragoye kuri Muringa kugira ngo mvuge ku wa 4 w'icyumweru gishize nari ndimo kuva Dar es Salaam. Ndimo kuza nari ngeze ahantu utasingira, abazi uyu muhanda baraza kuyihamenya. Muringa arampamagara kuri telefone. Arampamagara mbona video call ndahagarara. Ngo mpakinga ku ruhande turavugana turabitebya nka mubyara we. Ndamubwira nti jewe yarambwira ati ariko se wowe kutaza nguze unadusura. Ariko se Muringa ko mfite akazi kenshi. Ntariko nzaza. Jambo yambwira ati ariko se niba utwanze wowe na nyokoro muramwanga. Kandi muri ibyo biti. Ndamubwira wowe nzaza. Ndamubwira rero nari mparitse hano hantu ni habi, reka nkomeze tuzavugana kuko uyu munsi ndinjira ku mupaka, ubu ngeze Singida hakiri kare. Ibyo ari byose nka saa 12 saa 2 ndabwiza ku mupaka. Ko nari muri metero nka 600 gutyo. Ko byangendeye koko naraje ngira ku mupaka. Ngira hano ndapakurura. Nshaka ku gatanu. Tondo maze kupakurura ndagenda. Bamuteye guhita nsubira safari. Ngeze Ikibungo umuze arampamagara. Genti bite makuru bimeze bimeze ute ndaho urahagaze ndahagaze umuze ko numva nkanze atoya ati Muringa agiye mu bitaro se Muringa twavuganaga n'ejo kandi agiye mu bitaro gute ubwo ndimo ndasimba kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ndamubwira rero ngiye ugiye safari ntabwo byashoboka ambwira ati narinzi kuri hafi umusure mu bitaro agiye kwa muganga. Bamwe mzee ngiye ndagiye ariko ntabwo dutinda we nzateruka. Stano umuntu muri mbwa gusa. Jambo yarambajije ngo ese telefone yawe yuri Tanzania irakora. Nibaza uyu musaza umbaje telefone igakora ko atakajya bibaza ibintu habaye ikiganda. Ndamubwira nti telefone ntabwo ikora reka WhatsApp niyo ikora gusa. Naho ngira ngo hari yararimo kuntegura psychological ngende ngira ngo hari niteguye ko ikigiye kuba hasi mbizi. Ntabwo ngira ngo Imana ye ntabwo mbizi. Niyo magambo navuganye na muzehe ndamubwira ndagiye. Hari kwa gatanu nibeshye ni kwa gatanu twavuganye kwa gatanu ariko ngenda uko nari nsanzwe ngenda nshika intege ndara mu nzira nko muri metero 200 nanirwa kugenda. Mugani bitanavuga neza mu mireke nashoje ntakanzwe kanagaze niko kanenga kuvuga. Ndagenda nza kugeraho ngera numva ncitse intege. Ndaryama bacyo ku gatandatu cyumweru aribwo bwakeye. Ndabyuka ndabwira kanyakanya ngo ngende wenda n'imbaraga z'umunaniro kuko ntarubutse neza wenda simbizi naho hari impamvu yatumaga ncika intege. Saa 10 za Tanzania zo saa 11 zinaha n'iminota 9 nagiye kubona nyirasenge nyereje mesegeri wa mwana. Arambwira ati Marida aho uri hehe ntakubaho twebwe tugize ibyago. Ndamubwira nti message namwoheje amubwiye nti uri maso muramwaneze mpamagara. Ndamubwira uri maso ati ndi maso. Uricaye ntabwo urimo kurota cyangwa message hari undi ushaka kuyohereza ikabyo. Arambwira ati ntabwo message yobye ntabwo nagukinisha imikino. Muringa birarangiye. Hari saa 10 yakize. Hari saa 10 za mu gitondo n'iminota 9 gutyo. Nibaza ko ari byo bakecuru wenda ntabwo ndabyumvise neza. Fata telefone mpamagara Maurice.
Morisi umwana mbere nyirarume w'icyo wanjye Egide nabagereza message arambwira ati Muringa arapfuye. Ese shaka mwasaze ufite ibihe bibazo? Ntabwo nabyumvaga. Umuntu twavuganye kuwa kane ari muzima arimo kunyinisha ambwira ibyo ambwira duterana ububyara ntarwaye ntagize ate amagara Morisi ibyo Aunty Monica ambwiye twese tumwita Aunty Monica nawe yabyaye bamwita Aunty Monica yubwo yihangane. Ibyo Aunty Monica ambwiye ni ukuri ati ni ukuri nanjye mvuye ku kazi ariko niho ndi byabaye biragoye cyane kugira ibindi nsubiramo inzira yakubyanciyemo ni ibibazo ariko reka dushime Imana. Muringa biragoye kugira ngo mbone icyo mvuga none ahangorera. Hari amazina twahamagaranaga ndagerageje ko guhamagara mubone no kunyitaba wapi. Muri hari imikino twakinaga myinshi ariko nayigerageje wapi wanze kunyitaba muze. Ariko abahanga nibo bavuga ngo abantu ni abahamya b'Imana. Umwana we yabivuze ngo nas umuntu shahidullah ni umuhamya wa Nyagasani. Baramuhagaritse uyu muntu arapfuye ati barapfuye. Aratambuka haza undi atari umuntu yitabye Imana bati yego batitabye Imana. Ati gusa kuki abo bantu bombi bose bigirije manyihanganira MC agati abantu nabahamya kuko iyo mwemeje ngo yapfuye ko mwabyemeje ko yapfuye ntacyo aramariye abantu batise kandi uriya we batuye arataba yitabye Imana Muringa nawe yitabye Imana rero ntabwo yapfuye araruhutse birababaye kubyumva ariko araruhutse yitabye Imana iki cyizere ko ari kumwe n'Imana. Muringa uragiye uri kumwe n'Imana yawe ndabizi biragoye cyane ntabwo tureba urebe abuzukuza bakaje bari bose barahangaha biragoye kugira ngo wumve icyo udusigiye ariko genda buke amahoro yakuduhaye igukunze kuturusha igendere uri Muringa wa Nyagasani n'ubundi yakwishuje. koze Maridadi bazanye gukorana na Morisi Kabeho. Mu by'ukuri twageze hano kare amagambo yakomeje agenda avugwa cyangwa se n'ibikorwa ibyo ari byo byose umuntu ashobora kuba yabona iruhande iburyo imbere n'ibumoso ni isomo kuri buri muntu, ni isomo ku muntu ufite ubumuntu, ni isomo ku munyarwanda ufite ubunyarwanda. Mu by'ukuri ntabwo Muringa twebwe twari tumuzi usibye ko bamwe muri abo ngaba turi kumwe hari abari bamuzi ariko njye ntabwo nari muzi. Ariko Muringa akimara kwitaba Imana ndi mu bantu ba mbere babimenye yuko Morisi abuze mushiki we. Nk'umunsi umwe uwo munsi umuntu ukurikirana ikintu cyitwa social media yabonye yuko Muringa yari Muringa yari umuntu ufite ubumuntu, Muringa yari umwana ufite umuryango avukamo. Ibyo rero nabihuza na Morisi Kabeho tubana umunsi ku wundi bigaragara yuko n'umuryango utanga uburere, kuko nta muntu none ahangaha ushobora guteranya imbaga ingana gutya ngo abantu baturuka imihanda yose ko namanutse hariya. Hari abantu benshi badukubye nk'inshuro 3 cyangwa 4 batabashije kugera ahangaha. Umuntu rero wemera akicara hariya imbeho ikamwica imvura ikamunyagira
atabashije no kugira ahangaha byibuze ngo arebe ifoto ya Muringa cyangwa arebe serike yarimo, mu by'ukuri ntabwo ari ibintu aba yihatamo, ni umutima akura nanone kuki ku mibanire ye n'umuntu runaka. Mu by'ukuri rero Muringa yari umuntu w'ingenzi, mu by'ukuri mpamya yuko Catholics nibo bajya burivinga yuko iyo umuntu amaze kwitaba Imana ngo roho ye iba iri mu kirere itegereje amasengesho y'abera ayigeza ku Mana. Ariko ndahamya yuko wabona abantu bose bari ahangaha n'amagambo avugirwa ahangaha n'umuntu nabonye Muringa akimara kuva mu mwuka, mu by'ukuri njye ndahamya yuko roho idategereje ayo masengesho ngo agere ku Mana, yamaze kugera ku Mana. Muringa rero ndahamya yuko twese wavutse niyo nzira, ahubwo se umuntu akora iki kugira ngo byibuze ku munsi we nk'uyu azagire byibuze abazamuherekeza bangana nk'uko. Ntizimbye rero mu magambo, Maurice wihangane, umuryango muri rusange mwihangane, ntabwo biba byoroshye, ariko nanone ni inzira tudashobora guhindura. Murakoze kandi mukomeze mwihangane turi kumwe. Murakoze cyane. Nasabaga anti Mutunge nabo bari kumwe begere hafi, nabo koreshe iminota 5 kandi babintwara, ndabizi ko bari bubishobore. Siblings abavukana na Muringa nabo babe bitegura, Chantal yo bayobore. Amaso yeberwa bice ibindi akabyirebera. Abakurikiranye turi mu gusezera abantu basezeye uyu mwana tuwamenye uko bangana, ariko still umubare still ikibazo tugifite ntabwo ari ibintu bipfa kwizana, kandi Lilian ndababwiza ukuri nta mico myiza yagira atayikura ku bamureze. Byanga bikunda igomba kuba uko kubana n'abantu mubona, arabikura kuri se, arabikura kuri nyina. Niyo mpamvu ubona abana bato bacitse migongo, aruyoboye gahunda wacu, inshuti magara ye ni benshi cyane, ariko turashima Imana kubw'uyu mwana. Tujya kumuherekeza rero, nyine dusenga Imana, ariko tugerageze kuza gukimukaho kuko niko mwarasohoka muze kuzirikana Imana. Mu izina rya Yesu turagushimiye, Imana ishobora byose kandi Imana nzima. Tuje kutaramira kubona ubuzima bwa nyuma, umunsi wo kumusezera mu cyubahiro. Turagusaba kugira ngo uze wimike utubere Imana. Turagushimiye kuko uyu munsi ijambo tugiye kumvira Abayisiraheli bari we utuyobora, kandi ikiruta byose umuhereze Abapfa, umuhereze barumuna be, umuhereze inshuti, umuhereze abavandimwe, babyara be, abana yiganye nabo, abo yakoranaga nabo, inshuti ze. Mwami wanjye babandi babonanaga umunsi ku munsi ubambere hafi kandi bahumereye. Ikiruta byose tuza gusoza tuvuga ngo nubwo byari bimeze bityo, ariko twabonye Imana mu rupfu rw'uyu mwana yatubaye hafi. Reka rero icyo gikomeza kubicaho nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko utuyoboye uyu munsi yabitubwiye, iminota bampaye iminota 25, ubundi saa 5:35. Umukozi Imana Jean Paul Mucungire hatarengaho n'umwe uza kumpagarika, kubera ko Rusororo dusaba guhaguruka saa 7, kandi iyo ukererewe hariya nta kintu kibi nkacyo. Turabashimiye mwese rero abatabaye. Dusome ibyanditswe byera twumve. Uyu mwana iminsi mike, imyaka mike yari afite, yayishuye mu bandi. Ikimenyetso n'umukuru mwabonye ahangaha, umuntu uriza abato akaruza abakuru, ntabwo ari ibintu bipfa kugezana. Dusome igitabo cy'Abaroma ibice byaho 8, ndahera ku murongo wa 31. Aravuga ngo none ubu bimeze bityo tuvuga iki? Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Aho mbese bwitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaba irite kumuduhana n'ibindi byose. Umurongo
umurongo wa 33 ngo ninde uzarega intore z'Imana n'Imana kandi ariyo izitsindishiriza. 34 ngo ninde uzaziciraho iteka ngo ni Kristo Yesu ari wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. 35 aravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana, ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Aravuga ngo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyaha cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni amaku ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota. Amena. Zaburi 116:15 aho nsoma bihuta mwe mwagezeyo. Zaburi 116:116-115 Bibiliya nabwo hari amagambo ivuga ku munsi nk'uyu. Haravuga ngo 116:15 ngo urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Aravuze ngo urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Byahishwe 14:13 abariho musoreza kuri aya magambo havuga aya magambo nanone. Byahishwe 14:13 haravuga ngo twihuse, haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rirambwira riti uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyana n'abibakurikiye. Amena. Ngaya magambo tujye gusangira mu minota mike kugira ngo twubahirize igikorwa. Mu izina musaza Louis na Agnes ababyeyi b'uyu mwana, uyu munsi ntacyo bashobora kuvuga kubera imitima irababaye, intimba ni nyinshi kubura umwana umeze nk'uyu. Ugeze mu gihe gishimishije, twebwe abakuru tuvuga ngo nibura hari icyo naruhiye. Ntoye Rubirizi hakurya Musanza abakurikiye amakuru, akana gato gafite imyaka 5 Keza, niba Keza mu byumve, umwana w'imyaka 5 urumva uko ameze. Nyina yamusize mu rugo, akese ntagabana na mukase bamusigira umukozi ngo ajya ku isoko. Inzego z'ubuyobozi ziri mu gukurikirana, bagarutse basanga wa mwana yapfuye. Yishwe n'iki? Ikidomoro n'abamo amazi katanka gatoya katanasobanutse. Basanga umwana yaguyemo acuramye ahantu hatamusumba, ukibaza ukuntu yagwamo akarinda apfa. Bakurikiranye rwose, bafashe umukozi n'umukase barakujya kumenya n'iki kishuye umwana. Ariko ibaze usize uruhinja rwawe kagakora umeze gutyo. Urupfu ni rubi, urupfu ni sitani nk'izindi zose. Biravuze rero ngo mu Baroma 8:31 aravuga ngo noneho tuvuga iki? Noneho tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu muhisha ninde? Twavuga iki? Uyu mwana yatashye. Uretse kwiringira umwami gusa, nta jambo na rimwe ryahumuriza uyu muryango uretse Imana iri hejuru y'ibyo twibwira. Aravuze ngo ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ngo Yesu ngo azabura ate kumuduhana ibindi bikomeye Imana igitanga ni nk'ibi. Umwana amaze icyumweru ariko urugo buri munsi abantu barahari. Mwabonye ngo tiyaje twagize, polisi yaburije bari hariya kubera inshingano zayo. Ariko ibyo byose nta kindi n'izambaraga z'urukundo umwana yaragize n'umuryango yatambuka tugatabara twese ngo duhumurize uyu muryango. Tugatana ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Avuga ibintu 5 bikomeye. Aravuga ngo mbese ni ibyago cyangwa ni amakuba. Ibyago n'amakuba ni ibintu bitandukanye. Ibi twagushije ibi ni ibyago. COVID-19 yagwiriye isi ari n'amakuba. Ariko aravuga ngo mbese ibyago umwana wabagiye iyi Imana uzayituka. Fitabona ajya kubwiriza umwana mwe izina rye riba yitwa David Sinibuka, yakundaga pastor we atahatunguranye yanga Imana na Bibiliya arayica. Bana bamwe bazajya kumujyaginga bateye yari n'umupagani cyane, avuga no murabeshye, uriya mwana the depth of the love ku muntu ushobora no kwiruka mukaniyahura. Urukundo rugira imbaraga.
ngo niko Imana yabishatse, akabaza ni kuki yashatse gutwara uwanjye. Hari igihe tugeraho n'Imana ukayishidikanyaho, ariko Pawulo musuzuma arandika aravuga ngo mbese ibyago nibitubaho bizadutandukanya nayo, mbese ni amakuba, mbese ni inzara, mbese ni ukurenganywa, mbese ni ukwa mu kaga. Bireba ngo baraturitswe umunsi ukwira ngo bakaduhora ngo twabaye nk'intama z'imbaga, ngo ariko muri ibyo byose turishijwe bakoreshejwe n'abadukunze. Nshuti bicaye aha ngaha nabo ngo iyo wambaye umubiri uba uri umukandida w'urupfu, anytime any day umwuka wawe avamo, umubiri ugasigara ari ubusa. Mbabwire ngo ririya riduherekeza ni housing, ririya ni nyawe yagiye kubana n'Imana. Mwana Junior aratuganirije, yagize igihe cyo kurwara, nubwo bisa kurwara kwihuse, ariko ntabwo ari nk'inkuba yamukubise. Yararwaye, bagura ibinini baramuha umutwe, baratubabwira. Ariko jewe nk'umupasiteri ukurikirana ubuzima bw'umuntu, iyo umuntu agenda ariyumva. Zaburi 116:15 haravuze ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'agaciro kenshi imbere y'Imana. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'agaciro kenshi imbere y'Imana. Aho nasomye nanone muri Yohana mu byasho 13 havuze ngo mu bijwi rivugira mu ijuru biravuga ngo uhereye no guhirwa bapfapfira mu Mwana, umwuka we yararabagoye barohoka imihati yabo. Abo nigishe nimugorora nababwiye ngo iminsi y'umuntu yategetswe n'Imana, umubare w'amezi urazwi, Imana imushyira rugabano atabasha kurenga, biravuga ngo mukoreho amaso abona akaruhuko. Uyu munsi araruhutse, ariko twe turashize kuko n'igihe twari tumukeneye. Ndagira mbabwire ngo nubwo yatashye, Imana ntibura gukora ibyo ishobora nk'Imana. Icya kabiri, ibyari gutangwa byose ngo uyu mwana aboneke ye gutaha, mwari kubitanga. Uyu n'umuryango tuzi twese abenshi, niyo byari kumuvuriza he byari gukunda. Mbasabe nk'umushumba, nk'umuntu ukuze, urupfu nk'urunguru nanabivuze nimugoroba, hari ubu nibura iyo tugerageza tukamujyana nk'i Nairobi cyangwa tukamujyana nko mu Buhinde, nabo barapfa. Iyi saha y'umuntu yageze agishobora kwitangira. Nubwo ngo kuki yamishe, hari umwana wamukundaga cyane, niba mwakurikiye nimugoroba, araza ati Lilian urampemukiye, kandi si uyu gusa, aramunigisha umwana abwira nyina, numva amagaranye nawe nako yigira isano kwamba ati urampemukiye mama. Abantu bararakara, ariko rwari urukunda gukunda akumva atabigenda atamusezeye. Kubera agahinda kenshi avuga imvugo zimeze zityo. Ndagira mbabwire ngo icyo Imana ikeneye uyu munsi ni ukuvuga nk'uko yavuze. Yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzava no mu iyi si ntacyo nambaye, mu izina ryawe ry'uhabwa icyubahiro. Ndagira mbwire mama Lilian, mbwire papa Lilian, mwakoze byinshi by'uyu mwana, ariko tumenye yuko niyo nyir'umuringi yaje mubwiriza 8:10 aravuga ngo kugira ubasha ku munsi we wawiyumirizeho, nta n'umwe yaguhamagara wakwita. Ibyo wakora byose isaha igeze, icyo Imana idusaba uyu munsi ni ukugira ngo tumuherekeze tuba mu Mwana. Baramuduhaye, uramwishubije, ukomeze guhabwa icyubahiro. Hasigaye iminota ingahe Jean Paul? Gasoza iminota 10. Ndasaba iminota 10 Messi. Ni ukugira ngo nubahiriza igihe cyane, kuko nibwo buzima. Iyo byishe uba wishe byinshi. Aravuga ngo niki cyadutandukanye n'uru rupfu? Ariko Umwami Yesu yaje aruhindura inzira. Umunsi w'Imana watambutse, ubundi muntu urahari n'ibindi byose. Ushobora kwibwira ngo ahari. Ikindi, iyo bwiriza abantu hari ibintu basaba dushingiye mu byanditswe byera. Ubundi baravuga mu Cyongereza ngo regret is a sin. Regret, kwicuza ni icyaha. Kwicuza ni iki? Ni icyaha. Ashobora kuba Lilian yarakubwiye ngo ariko pastor wanguriye wenda ururabyo, for example, iminsi bibere ko ataha, ariko tsako wansohokanye nubikore uyu munsi agataha, ijwi rya Satani rikagutera rikavuga iyo uza kumusohokana nibura bakubona icyo kintu kikrite ikomeza kuvuga ngo iyo mbikora nta cyaha wakoze, kuko Lilian ntabwo ari umubataha. Nubabaza abaganga bamuvuraga bari bazi ko ari bubiho. Uriya mwana Julia duhaye ubuhamya, mama we yarahari, umunsi azabona imbaraga zababwira. Rero gupfa twese turabakandida mu rupfu. Kuko icyo Imana idusaba ni ugukomera mu bihe nk'ibi. Kandi bashimire
ushimire igihugu cy'u Rwanda, ushimire inzego ze, nakagira inkamwe bantu barahangaha, uzashima Imana ko wavutse umunyarwanda. Ushake neza akantu kamwe niba ugakunda abakamwe, ku minsi yawe naho irabaza. Kunywa ejo no kunywa fanta, banywa n'amata, ushimire Imana ko wavutse umunyarwanda. Ndakubwiza ukuri. Lilian umunsi umwe tuzahora n'umwana. Umwari mu rupfu rwa Fadeseka uburyo bwitanze kaduka. She would move up and down nk'uko mwese muri kumwitangira. Icyo yabibye uyu munsi muri kumwitangira. Mwakoze kuza gukomeza uyu muryango. Nimwibaze iyo rubaza ko yicaye mu rugo mwese mudahari. Nimubyibaze. Ibyo byari kubishya. Imana ishimwe kuko mwaje kumuba hafi. Imana ishimwe ko mwashyizemo amafaranga yanyu. Imana ishimwe kuko mufite ibintu mwakoze. Biraba ngo ni byiza ufite uburyo iminsi n'ibitaraza. Kandi inshuti zanjye, urukundo, love is sacrifice. Love is a sacrifice. Urukundo ni igitambo. Yazagira umuntu kubeshya ko agukunda atagutabaye. Hari n'abahagaze ku muhanda, hari abari inyuma y'imiyenzi, hari abahagaze hariya hirya. Ibyo byose ni igitambo. Ahari mwari kuba mwagiye kwaje kugira ngo duhumurize uyu muryango. Musoza n'icyanditswe cyo nasomye cyane. Byaje 14-13. Haraba ngo numva ijwi rivugira hehe mu ijuru, ntagara kwisi. Ndavuga ngo hahirwa bapfa bapfira umwana. Ngo mwuka aravuga ngo baroka imihati yabo. Lilian yakiriye Yesu umwami n'umucunguzi we. Amakuru bayambwiye. Iyo mwizeye Kristo yakabyara, naho byaba mu rupfu ntabwo yaguta. Kandi mbabwire Imana igira impuhwe. Ushobora kwibwira isi reba uko ireba mu kanya gato turi mwana yakira ikabungwira mwana wawe. Kuko intego gupfa kwa Yesu ni ukugira ngo icungure abera. Rubyiruko ruto rero rusigaye rwanganaga n'uyu mwana. Uru rupfu rw'uyu mwana rubabera isomo. Rubabera iki? Isomo. Ababyeyi natwe rutubera iki? Isomo. Ntabwo ngwiri mu buzima buriho tuba turi abakandida bo gutaha. Ushobora kuryama ugasinzira. Death is inevitable. You can never avoid it. Kuko ntabwo rugurirwa rwakabyara. Mbwire inshuti yanjye Louis, inshuti yanjye Lilian, Agnes, yuko Lilian Imana yabahaye mwaramureze. Icyo mwakoze mwabye mwaragikoze. Ntiyaguye mu ziko, ntiyarwaye bwacya, ntiyananiwe kwiga. She was a very active person. Twumvisha ubuhamya nimugoroba. Ibyo byonyine muzabihemberwa. Nimumureke agenda aruhuke. Mbasabe mumurekure. Mbasabe mumurekure. Abantu mwese bamukundaga nimumuharire umwana. Yagiye mu gituza cy'Imana yiryamira. Biratuvuga ngo hari abantu babiri babayeho. Hari umukire cyane, habaho n'umukene. Bose barapfa. Ngo umukene bapfuye bamutwara bagomba kujya. Umukene n'abapfuye ngo amareka baramwakira. Tubibona dute umunsi umwe ngo umukire mu muriro ashya ngo arangure amaso hejuru abona Lazaro mu gituza cya Aburahamu. Aravuga ngo Aburahamu sogokuru ohereza Lazaro akore mu mazi anonyangiriza kuko umuriro umereye nabi. Bisobanura ngo iyo umuntu apfuye avuye muri ubu buzima hari ahandi ajya kuba. Pawulo ngo yandika ngo abapfuye bazatubanza kuzuka, natwe bazaba turiho tuzazamuka tujye gusanganira umwami. Uwo munsi bizaba bishyushye, uwo munsi bizaba bikomeye. Lilian nta kindi twakubwira. Twakubwira ngo uruhukire mu gituza cy'Imana. Imirimo yawe warayikoze, ubuhamya burahari. Iyo umwana ataza kuba ari umwana muzima mwiza, icyari kubitwereka twebwe abantu, gigasana ibyo mbona bivugira aho ngaho. Ntabwo twari kubona abana bangana nabo. Hari kuza nka 6 cyangwa 7. Ariko ndabwiza ukuri abatugoye barira baboroga nibo the same size. Kandi ntabwo bagukundira ubusa. Byanga bikunda basangiraga. Amen. Wenda niba ari 1000 yari afite bagisangiraga. Niba ari 5 babisangiraga. Niba ari umwanya bawusangiraga. Kubera ko nta muntu n'umwe bakundira ubusa. Bibiraga ngo ineza y'umuntu nituma kumva. Urubyiruko ruturungana nkawe rwaje hano rukaburira rukaboroga rugacika intege nuko hari cyakoze bateruye babaye ahantu hose abino buzabigwa bwa Lilian rero tumushimiye ko yitwaye neza mu bihe bye. Musozi ushobora kuba nsigaye iminota ngahe? Aya kumara yongera 18 kandi 10. Are you sure? It's 5 minutes I go with this one. 5 minutes is enough. Tuza kuva hano neza. Bibiliya yavuze ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Dusoza iyo duherekeza umwana nk'uyu utunguye abantu bose. Dore ibintu mugomba kwirinda. Icyambere
mama Agnes, mama Lilian cyangwa papa Lilian, harusho out of emotions, out of pain, tuvuga ibintu bikomeye. Kandi Imana ikakidusaba uyu munsi imbwira mwese mugahinda gakomeye ujye wirinda guhiga. Kuko ibyo higa bizakubera ikinyoma. Shaka kumwita mama Lilian, ntago ntuzambura. Saha yose uzashakira ndakubwiza ukuri nawe uriwe. Yego. Bakamutubwira gukorera byose. Nzabigukorera ibyo kiba ari ikinyoma. Cyangwa ukamutira kuranye n'umwana cyangwa nabiki ubu ngo mbonye neza ko ubuzima ari ubusa ngewe ndanutse ukajya mu rwawe. Muri pain imeze iki? Ikintu gisaba ni kimwe. Uguti mwana guhaye ubuzima bwawe. Koravuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Niyo byasabaga amafaranga uyu mwana ari kugaruka. Yego. Niyo byasabaga leta yari guhaguruka cyane y'u Rwanda. Kuko umuntu leta y'u Rwanda irahagarara ubuzima bwahagarara. Tuvuge tuti icyamu uyu munsi hategura ubuzima bwanjye. Umuntu wese wambaye umubiri buri umukandida w'urupfu. Nabahaye ubuhamya ejo ahangaha kuko rero niwe mu gushyingura. Was it yesterday? No, the day before Friday. Nari gushyingura inshuti yacu kagura yapfushe mama we. Ndababwiza ukuri mva muri douche saa 10 n'imwe ko twashyinguye kare tubaduhaye saa 4. Mvuye muri douche ndanyerera. Kuko hari dayimoni iba muri douche murazizi. Wenda niba utarashyingura mvuye muri douche. Dayimoni bihari yiteguye gufatira. Niyo ngiye kwihagira mbamizi nitegura neza ko hari urupfu ngenda nandaro. Urunyaga ruranyihorera. Mvuye muri douche hagati y'icyumba cyanjye harimo ahantu ugomba kunyura. Aho niho nasanze dayimoni ihagaze. Naranyereye mwabana mwe n'abakuru barahanga. Mudama sinzi. Hejuru mu kirere ariko marayika yakabyara kuguru kugiriya kuruta ikiganza hasi. Avuze induru yari mu bitotsi. Kwaro kuga kubabaje. Ikintu navuze ni kimwe. Navuze muri gene mwana. Uyu mwanzi ko yaranyibye kare. Ndabasaba rero ubuzima bwanyu mu wegurire Yesu. Ubishaka utabishaka uvuga uti mwami nguhaye ubuzima bwanjye. Anytime. Kandi ubwo niyo wakwibombarika njya mu gutya nkandagiye ngo naza kunyerera. Muri dusha aranyihorera. Sitani integera mu nzira. Ariko Yesu arayitsinda yakabyara. Icyo ashaka kuburiza muri iki kujya muze kubahangaha. Umunsi nahambaye izina ry'Imana ryawe cyubahiro. Ndabashimiye mwese reka nsenge. Mana mu izina rya Yesu niwe Mana twiringira. Our beautiful daughter Lilian was a gift to our family. Ariko kundi byiza ntabwo twakwaza ngo kucyo babikoze. Tubakubajije mwami twaba nkabigiza nkana. Niwe duhare kandi wishubije. Twaba kwizera bakuzi turavuze mu izina rya Yesu icyubahiro. Agahinda mama we na se bafite uyu munsi nta muntu wabamara agahinda. Kandi nta n'umuntu wakomora iki gisebe cyo kuba umwana ungana utyo. Ariko tuzi kuri se w'imfubyi. Tuzi ko ushobora byose. Waravuze ngo niwe nzira niwe kuri niwe bugingo. Ndagusaba ngo uyu munsi ugaragare kandi wadukomereze. Ngo icyubahiro kandi ndavuze ngo uganze. Tujye kumva imirimo y'uyu mwana. Tujye kumva ubuhamya bwe. Kumva ubwo buhamya ukomeza bari bugira icyo bavuga. Kugira ngo nanone tujya kumereza mu cyubahiro rusororo urushe kubana natwe. Rero mu gishize zose za leta right from iki kugera hasi ku muyobozi w'isibo icyo bagikomeza kuba icyawe. Urakoze mu bugingo bwanjye izina rye rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen. Ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubuntu bwe wa muyobozi mwiza Imana imumisha.